ko Yesu avuga kumutwara dukoreza utaremereye kandi akavuga ko no kumukorera bitaruhije, niki gituma abantu bumva ko ibya Yesu byabagoye kandi byabananije? Niki kibananije? Ntumwe n'umwami Imana ngo mbabwire ngo ibibagoye n'ibibananije si ibya Yesu. Ntabwo ibya Yesu bigoye, ibikuruhije ni iby'abantu, ibikuruhije ni ibya bene wanyu. Imitwaro ikugoye niyo wakorejwe na bene wanyu, ntabwo ariyo wakorejwe na Kristo. Ukuri kw'ijambo ry'Imana ni uko umutwaro Yesu adukorera utaremera. Kristo yaje kudutura imitwaro, none Yesu yatura abantu imitwaro akongera akabakoreza indi. Nyamara iyo yadukoreje ntabwo iremereye. Ese ujye umenya imitwaro Yesu yadukoreje ukwiri ugira ngo ni myinshi se? Ngiyi ni ibiri yonyine gusa. Kurikira muri iki kiganiro urayumva, uraza gusanga yoroshye n'umwana w'uruhinja yayiterura. Ariko se kwiga nabi no kwigishwa nabi, muzi ko dufite n'abigisha b'abarozi mu izina rya Yesu. Imana iturinda abigisha b'abarozi baturoze bakatwangiza, bakatwereka ibintu by'imisozi n'imishike tugomba guhinga, twabisoza tukabona kwemerwa n'Imana. Kuki mudushyiriraho inkiramende n'ibiki, mukadushyiriraho ibyo tugomba gusimbuka ngo Imana itwemere? Ninde wabibatumye? Imana izabahana. Muratugora, muratunaniza. Imvune n'imitwaro mudukoreza ntabwo ari Yesu yidukoreza. Wowe se ubeshyira ngo Yesu yarakuvunnye, ufitanye ikibazo na Kristo. Yesu yigeze akuvuna cyangwa ni mwene wanyu wakuvunnye? Genzura urebe niba ibiri kukuvuna ari ibya Kristo cyangwa atari iby'abantu bishyiriyeho. Aho ndi wihangiye ibintu, wihangira gukiranuka kunyuranye n'uko ijambo ry'Imana rivuga. Tuje kubabwira umutwaro Yesu adukoreza n'uwo. Yesu ati umutwaro Yesu adukoreza aragira ati nturemereye. Ese koko nturemereye? Ese turemerereyo yavuye he? Byose ni muri iki kiganiro. Reka mbahe ikaze mu ijambo ry'Imana, mufashwe naryo. Umugoroba TV, ijoro rirakuze burenda gucya. Iki ni igihe cyo gukanguka. Dukanguke, dukanguke, dukanguke. Reka mbasuhuze, mbifuriza ibihe byiza, mbifuriza umugisha w'Imana, mbifuriza amahoro ya Kristo, mbifuriza gukomerera mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Nitwa Misagaro Feridi, nkaba umwigisha w'ubutumwa bwiza. Mbahaye ikaze ku Mugoroba TV 1 ndetse no kuri Mukira TV. Yesu nabampera umugisha. Ndaje kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Abantu benshi batekereza ko Kristo agorana cyane, ari nayo mpamvu hari n'igihe ubwira umuntu ngo yizere Kristo kavuga ngo ibyo bintu byanyu sinabizamo kuko birimo amananiza, biragoranye cyane. Bisaba abantu gusenga bakibabaza, bisaba abantu kwitanga mu buryo butandukanye. Ariko se koko Kristo aragora? Kristo arananiza? Ubuzima bwo gukizwa burimo amananiza no kugorana, cyangwa se nababusobanura nabi uko butari? Ibi byose rero ndaje kugira ngo tubiganireho, umenye niba muri Kristo Yesu koko hari ukugorana gukomeye, hari ugukorezwa imitwaro abantu badashoboye kwikorera. Muranyemerera senga Imana dukomeze tuganire. Kristo ndagushimiye mu izina ryawe, ndaguhimbaje Data wa twese uhoraho, wowe wamuduhaye, muhimbazwe, mushyirwe hejuru. Aka gasura n'iri jambo dufite ni wowe ubiduhaye, muhabwe icyubahiro. Wemeye ko twongera kugaragara kuri izi kamera ngo tuvuge ijambo ryawe. Inshyigikire nk'umugaragu wawe, shyigikira bumva, bumve kandi basobanukirwe n'ukuri k'ubutumwa bwiza mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Reka dusome ijambo ry'Imana muri Matayo y'ubutumwa bwiza, igice c'11 umurongo waho wa 28, amagambo yavuzwe na Yesu Kristo. Turagera ku murongo wa 30:11-28 muri Matayo. Mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura, mwemere kuba abagaragu banjye munyigireho, kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mitima, namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu, kuko kungorera kutaruhije n'umutwaro wanjye utaremereye. Amen. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana rigira riti nuwuhe mutwaro Kristo adukoreza nyuma yo kwizera? Nuwuhe mutwaro Kristo adukoreza nyuma yo kwizera? Niryo jambo tugiye kuganiraho. Tubanza kumenya ko Yesu atatura umuntu umutwaro uremereye ngo yongera mukoreze undi kandi uremereye. Ntacyo yaba muruhuye.
Yesu uhamagarira abantu ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze mbaruhure, ntabwo yabaruhura ngo yongere abarushye. Aka tubanze twumvikane, niba duhamagariye kuturushya n'ubundi ntacyo yaba turuhuye. Niba tudashobora kuza ngo aturuhure ngo tugere iwe ngo turuhuke, bivuze ngo cyaba ari igipindi yaduteyeho, yaba ari siyasa, ntabwo kwaba ari ukuri. Kristo rero ahamagara abantu ngo abaruhure, ntabwo ahamagara abantu ngo yongere abakoreze imitwaro y'umurimo. Ubwoko bw'imitwaro Yesu yatuye abantu ni iyihe mu gihe yabahamagaraga? Nagira ngo tuza kurebera hamwe, turebe noneho ibyo abantu bita imitwaro ibaremereye umunsi, aho babikura n'aho babishimuse n'aho babipirase, ariko bakabyitirira ko ari Kristo bavunnye nyamara atari wo bavunnye. Ubwoko bw'imitwaro Kristo yatuye abantu ni ubuhe? Ari ubwoko bwa mbere bwitwa amategeko ya Mose atera urupfu. Twibona mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka igice cya 4:18 kugera 19, yewe Yesaya 61 kuva kuri 1 kugera kuri 2, aho Yesu yaje kugira ngo aruhure abantu umuruho w'amategeko. Twasoma wenda icyanditswe kimwe muri ibyo byanditswe tuvuze, Yesaya 61 umurongo wa mbere ndetse n'uwa kabiri, haragira hati 61 umurongo wa mbere n'uwa kabiri, haravuga ngo umwuka w'umwami Imana ari kuri nge, kuko Uwiteka yansize amavuta ngo mbwirize abagwa neza ubutumwa bwiza, yantumye kuvura abafite imvune mu mitima no kumenyesha imbohe ko zibohowe, no gukingurira abari mu nzu y'imbohe, kandi yantumye no kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi Uwiteka n'umunsi Imana izahoreraho inzigo, no guhoza abarira bose, no guhoza abarira bose. Aho ni hamwe hagaragaza ko Yesu yaje kuturuhura, kubwira abantu barushye ko baruhutse, abaruhuye, abakijije, abahaye ubuzima, abahaye imibereho. Abagalatiya 3:13 haravuga ngo Kristo yaducunguriye kugira ngo dukizwe umuvumo w'amategeko, ahindutse ikivume ku bwacu, kuko byanditswe ngo havumwe umuntu wese umanitswe ku giti, kugira ngo dukizwe umuvumo w'amategeko. Umuruho wa mbere Kristo yaraje kuruhura abantu n'umuruho w'amategeko. Sinzi amategeko cyabaye igihe cya gatatu mu bihe 7 bizaranga isi, nyuma y'igihe cy'ubuziranenge n'igihe cy'umutimanama cyangwa se cy'ubutegetsi bwa muntu. Cyaje ari igihe cya gatatu, haza kuba inama y'agakiza nyuma y'icyo gihe, nyuma y'uko isi yari igiye gukatirwa, hashize ibihe 3 yarabuze umusaruro. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka 6:13, amategeko yarageze abantu ahantu habi, kugera ku rwego Bibiliya ivuga ngo bafataga ngo imfura zabo bakazishira bakazitwika kubera amategeko. Amategeko yatumaga abantu birirwaga babatera amabuye umunsi ukira, bakabarundaho ibirundo by'amabuye kuko bishe itegeko. Kristo rero aza kugira ngo akize abantu, abaruhure umuvumo w'amategeko. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, Kristo yaraje kugira ngo akize, aturuhure umwenda w'icyaha, ari wo rubori rw'urupfu. Urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto 15:56, urubori rw'urupfu. Adukiza umuruho w'urubori rw'urupfu, umuvumo w'icyaha, umwenda w'icyaha, ari rwo rubori rw'urupfu. Yatwishyuriye umwenda ukomeye w'icyaha cy'inkomoko. Abakolosayi 2:13-15, n'umwenda wari ukomeye ngo kugera ku rwego ngo urwandiko rwaturegaga ngo yarubambye, ngo yarukujeho kubambwa ku musaraba, arawuca. Inzandiko zaturegaga ngo azikuzaho kubambwa ku musaraba, abadukijije uwo muvumo w'ibyaha y'icyaha cy'inkomoko. Bibiliya ivuga ngo amaze gukora iki, ngo abatambyi ngo baramurakariye. Icyo bamaze kubona ko kimuzanye, ngo abatambyi baramurakariye ngo kuko ngo bari babuze akazi. Mu yandi magambo, yarabubikiye imbehe no gutungwa n'imitsi ya rubanda.
abatambyi bari bafite akazi ki? Bari bafite akazi ko kurindira abakoze ibyaha ngo bazane ibitambo babatambire, kandi ibyo bazanye nabo nibyo bibatunga, nibyo bari buze kuryaho. Kristo rero ngo aza ibyo byose, izo nzandiko zose azice, ngo azice amera nk'uwubikiye imbehe babatambye bati akazi kacu aragatwaye, atwambuye akazi kacu. Imbehe twariragaho arayubitse, twaryaga abantu bakoze ibyaha bakazana ibitambo ngo tubafashe, twaryaga turi gutambira abantu, none tuzongera gutambira abandi ko yiyise umutambyi mukuru mu buryo bwa Mesikedeki. Tuzongera kubona kuko rero yarabubikiye imbehe. Mu rwandiko, mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka 4:28 kugera kuri 30, ngo baramuhagurukira ngo bashaka no kumuhirika mu manga, ariko ngo Imana ngo iramubakira, ngo aragenda ngo abacamo baramubura, bamurakariye kuko abubikiye imbehe. N'uyu munsi hari bene wabo n'aba batambyi ba kera, aho bumva tuvuze ukuri, dushobora kuvuga ukuri, bakumva ukuri tuvuze gusa no kububikira imbehe bakaturwanya mu buryo bukomeye ngo tutongera kuvuga. Ese Yesu yavuze ijambo rikomeye, aravuga ngo nta mugaragu uruta shebuja, uko bangenje niko bazabagenza. Niba bigenze gutya ku rubingo rubisi, nibigera ku rubingo rwumye bizagenda gute? Nta gitunguranye kuba umuntu yavuga ukuri uyu munsi bakamuvudukana hafi yo kumutera amabuye, kuko na Kristo nawe baramuvudukanye, bashaka no kumuhirika mu manga. Abubikiye imbehe. Kristo rero ngo mare kuduturiye imitwaro yose, hari indi yatwikoreje ariko itaremereye. Imitwaro yatwikoreje ngo nukwitondera amategeko ye. Urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto 9:21. Sizi niba abantu bajya bamenya ko hari amategeko ya Kristo. Reka tuhasome 9 mu rwandiko rwa mbere rw'Abakorinto 9:21. Hari amategeko ya Kristo yaje asimbura aya Mose. 9:21 haragira hati, kuba adafite amategeko nabaye nk'udafite amategeko, kugira ngo nunguke abadafite amategeko, ariko ku Mana sindi udafite amategeko, ahubwo ntwarwa n'amategeko ya Kristo. Ku Mana sindi ntabwo meze nk'udafite amategeko, ahubwo ntwarwa n'amategeko ya Kristo. Amategeko ya Kristo ni ugukundana. Yohana 13:3-4, 15:12, Mariko 12:28 kugera 3:4, Yakobo 2:8 kugera 9, urwa mbere rwa Yohana 3:21 kugera 24. Ibyo byose ni ibyanditswe bigaragaza amategeko ya Kristo. Ni ugukundana. Ngiri mbahaye itegeko rishya, mukundane nk'uko nabakunze. Ngiri itegeko, kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Ngiri itegeko, kundisha Imana umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose. Amategeko ya Kristo ntayandi, ni urukundo, ni ugukundana. Nuruti yanjye gukundana, kuko urumva iryo tegeko riremereye, urumva ari urusyo Kristo yadukoreje. Kristo rero yadukuyeho ya mitwaro yose, arangije aduha itegeko ryo gukundana, ngo dukundane nk'uko yadukunze. Icya kabiri, ashyiraho gahunda y'uko twemera kuyoborwa n'Umwuka Wera. Abaroma 8:14, Abagalatiya 5:16, Abaroma 8:1 kugera kuri 2. Ndavuga ni muyoborwa n'Umwuka Wera. Iyi ni itegeko ry'Umwuka Wera ryo kwemera kuyoborwa n'Umwuka Wera, kugira ngo tutazakora ibyo kamere irarike. Uyu munsi turi mu buyobozi bw'Umwuka Wera, ntabwo turi mu butware bwa kamere. Umwuka Wera ni wo muyobozi, ni uyobora. Amategeko y'Umwuka Wera ni ukwemera kuyoborwa nawe. Nyura hano, nca hano, ibingibi si byiza, ibi ntubikore, ibi ntabwo tubikunda. Ayo ngayo dufite uyu munsi. Niyo mategeko ya Kristo. Kuyoborwa n'Umwuka Wera bisimbura kuyoborwa n'amategeko, nibyo bidufasha kuguma muri we, bikaduhesha kwera imbuto zikagumaho. Yohana 15:3 kugera ku 8. Ndavuga ni mugume muringe, kuko nibwo muzabasha kwera imbuto nyinshi kandi zigumeho. Muzera imbuto nyinshi kandi zigumeho.
iyo twemeye kuyoborwa n'umwuka wera twera imbuto nyinshi kandi zikagumaho. Ibirenze ibi mbabwiye kuri ibi, ibindi byose ni ukwihangira gukiranuka, ni ukwihandisha imibabaro no kwiyikorereza imitwaro umuntu atabasha kwikorera. Abaroma igice cy'icumi murongo wa mbere n'uwa gatatu, Abakolosayi 2:23 biravuga ngo ibindi byose usanga ari ukwihandisha imibabaro, ari ukugenda abantu bihangira gukiranuka, ariko ubundi ntabwo Kristo yari kudutura umutwaro ngo yongere atwikoreze indi mitwaro. Umutwaro wa Kristo nturemereye, ngo kuko kunkorera kutaruhije kandi n'umutwaro mbakoreza ukaba utaremereye. Muri uko rero kugenda abantu bihangira gukiranuka bimeze nk'ibya Sawuli wirengagije itegeko rya Kristo ry'Imana, arangije yihangira ibye. Imana avuga ngo ugenda urimbura Abameleki, nawe ageze yahindura gahunda ati ngenda akora gutya ndarokora bamwe. Uyu munsi hari ihame ry'ubutumwa bwiza nuko tugomba gukizwa tukabana na Kristo, ariko Satani aroga abantu mu mitekerereze, nabo bakishyiriraho ubundi buryo bwabo bw'ubuhangano bw'uburyo bumva bazabana n'Imana. Nge nzabana n'Imana gutya. Urabana n'Imana uko waba witekerereje, wabanye n'Imana uko ijambo ry'Imana ryabivuze. Urizera uko ubishaka, wakizera uko Bibiliya ibivuga. Ibindi uri guhimba upfundikanya ubikuye he? Hari uko Bibiliya ivuga ugomba kwizera. Uranyuranya nako, uri guhimba ibyawe, wavuye mu ijuru, wahanutse, wabaye Kristo wa kabiri waje mu isi, wavuye he wowe uri kuzana ibyawe? Kwizera kumwe, ibyiringiro bimwe, umwuka wera. Ibindi byose uri gupfundikanya ubikura he? Ibyo babyita kwihangira. Ubuzima bwose bufatwa nk'ubuzima bwo kuyoba kwaba burimo, kuko ari ubuzima bwubakiye ku kinyoma n'amategeko y'abantu n'ibihimbano byabo, kuruta kubakira ku kuri kw'ijambo ry'Imana. Ntabwo byubakiye ku kuri kw'ijambo ry'Imana. Yesaya 29:13 na Matayo 15:8 kugera ku 9. Ibyo abantu bashimamo n'uburyo bashaka kunkoreramo ntabwo ni amategeko y'abantu, nibyo bishyiriyeho, nibyo biremeye, nibyo bipfundikanyirije, barapfundikanya. Ni amategeko y'abantu, ntabwo ari ukuri kw'ibyo ngiye nashyizeho nk'Uwiteka. Nguwo umutwaro wa Kristo ntabwo uremereye, kuko ntabwo Kristo aduha ikizamini gikomeye, kuko ikizamini Kristo aduha ni ikizamini ahindukira akaza no kugikora, akadufasha kugikora. Kuko Pawulo yaravuze mu Efeso 4:13 aravuga ngo rega, mu Filipi 4:13 ngo nshobozwa byose na Kristo n'imbaraga. Nshobozwa byose. Urumva Kristo ibyo agusaba gukora ni nawe uhindukira akaza akabidushoboza. Urumva si n'imbaraga zawe, ntabwo wowe ubwawe ari imbaraga zawe. Kristo wawe ibyo agusaba gukora ni nawe uhindukira akaza akagutera ishyaka n'umwete, akagufasha kubisohoza no kubikora. Imana idufashe cyane. Ntabwo umutwaro Imana idukoreza, ntabwo Kristo adukorera imitwaro iremereye. Imitwaro iremereye ahantu ituruka mu byo twihangira n'inarijye yacu n'inyungu tuba dushaka muri bagenzi bacu, n'ibyo twihimbira tugakereya tukavuga ngo tugiye kujya twishyiraho ibi ngibi abantu bacu babigendereho. Twirinde, birashoboka cyane ko ibitwunanije n'ibikuvuna atari umutwaro wa Kristo. Niki gituma rero wumva ko umutwaro wa Kristo uremereye? Reka bariho dukomereza tuwavugeho naho akantu gatoya. Ikintu gitera abantu kumva ko umutwaro wa Kristo uremereye, nk'uko twagiye tubivuga no mu bindi biganiro bitandukanye, ni bene ubwo buzima bwo kwihangira gukiranuka, bakareka gukiranuka kw'Imana kwashyizweho. N'igihe umuntu yishyiriraho intego runaka, uko yishyiriraho intego akavuga ngo ngiye gusimbuka ahangaha, nimara kuhasimbuka neza Imana iranshima nzajye mu ijuru. Wowe urishyiriraho intego. Umuntu yishyiriraho ikizamini akavuga uti iki kizamini ngiye kugikosora, ningitsinda Imana injyane mu ijuru. Koko nugitsindwa se
urashya. Ese ubwo n'Imana irabigutwitse? Niwe uraba witwitse, cyane ko n'ikizamini wajyaga gukora si Imana yakiguhaye. Reka mfata yirindwi, ninyasoza Imana izanyemera. Arakunanira ugeze ku munsi wa gatatu, urye n'urya uramara icyumweru umutima ukurya ngo wishe amasengesho, urinda ukurya. Imana niyo yaguhaye indwi ngo uyisenge. Uretse ubuyobe bw'ibyo twipasa, tukanangizwa rero n'abandi bigisha nabo bamwishakira ndamu, batubwira baganisha ku byo dukora kugira ngo Imana itwemere, bidafite naho bihuriye n'agakiza. Nubasha kubona ibinibuka bitanu, ubwami bw'Imana uzabujyamo. Bivuze ngo mu gihe uzabibura, uzabana umutima uguhagazemo kurya, uvuga uti ubwami bw'Imana sinzabujyamo kuko narabibuze. Ariko se koko nicyo Kristo yashyizeho intego y'ibintu tuzatanga kugira ngo tujye mu ijuru? Irahari. Yashyizeho imipaka runaka. Ababigisha babi baturoga mu buryo bw'imyumvire n'imitekerereze, bakadukarasa n'imyumvire yo kumva ko hari ibyo tugomba gukora tukabona kwemerwa na Yesu, tukirengagiza gukiranuka kw'Imana kuvugwa na Bibiliya. Nibo batuma twumva ko umutwaro Yesu adukoreza uremereye. Yesu aragora. Nagiye mu masengesho y'iminsi ngaharananira. Yesu aragora. Yesu aragora. Nitanze 50 none nabibuze. Iby'Imana baratunaniza cyane. Yesu aratunaniza. Yesu aragora. Banyatse gukora ibi ngibi ngo nge nitabiriye gahunda, none nabuze umwanya wo kuyitabira ubwo kambayeho. Yesu aragora. Uvuga ngo bene wacu baragora, ukadivuga ngo Yesu aragora. Ukuri kw'ijambo ry'Imana nuko umutwaro Yesu adukoreza utaremereye. Ibibaremerereye n'ibyo bene wanyu babakoreje, ntabwo ari ibyo Kristo yabakoreje. Mbibabwiye ndi hano kuri kamera nk'umukozi w'Imana wahamagawe. Muremererewe n'ibyo bene wanyu babakoreje, ntabwo muremererewe n'ibyo Kristo yabakoreje. Ntabwo ijambo ry'Imana ribeshya. Umutwaro wa Yesu nturemereye. Mu gukorera Kristo ntibiruhije. Impamvu bitaruhije nuko ahindukira n'ubundi akaba ari ubikora muri twebwe. Pawulo ati sinjye uriho, ni Kristo uri muri nge. Ibyo nkora byose sinjye ubukibikora, mbikoreshwa n'uri muri nge. Niba ibyo nkora byose atari jye ubukibikora, mbikoreshwa n'uri muri nge, none ni gute mbindukira nkumva ko ari nge wakoze kuruta ko hakoze uri muri ngewe? Nirate ngo ni nge uri kubabwira, uri kuvuga. Ngewe ndi igikoresho, ariko hari uri gukorera muri nge n'imikoro, ariko hari uri kuvugira muri nge. Uri kuvugira muri nge niwe wakabaye avuga ko avunitse. Uri gukorera muri nge, ukorera muri nge, inshingano yo kuri nge ni ukuzibura iyo mikorofone, kuyishiramo umuriro kugira ngo ikomeze ivuge neza, idasarariza. Niko kazi kari ku niwe. Ibindi byo arivugira, nibuvuga muri twebwe. Ntabwo umutwaro Yesu adukorera uremereye. Ibiremereye, ibituremereye n'ibyo bene wacu badukorera. Batugirira nabi bagatuma twanga Imana, tukumva ko iby'Imana bikomeye, ntawe uzabibasha, ntawe uzabigera, ntawe uzabigeraho, nawe tukabaho twariciriye iteka, tukabaho imitima yaraturiye, tukabaho turi abanyabwoba, tukabaho twumva tugiye gusara, tukabaho twumva tugiye kwiruka. Nyamara Yesu ati umutwaro mbakoreza nturemereye. Ibibaremerereye, ibituremerereye nibyo bene wacu badukoreje, ariko ubundi umutwaro wa Kristo ntabwo uremereye. Imana idufashe mwakire neza ijambo ry'Imana. Ndagira ngo mbasengere Imana. Wowe washaririwe, wowe wakomeretse, wowe uhagaritse umutima kuko hari ibyo wari wategetswe gukora ukabona ntubishoboye, ukabana umutima ukurya kuko utabisohoje, ndagira ngo nguhumurize. Humura, izere Kristo, uce bugufi, wemere intege nkeya zawe,
imbaraga za Kristo zibe nyinshi muri we. Pawulo ati iyo mbaye umunyantege nke, wa wundi nyine bavuga ngo ntacyo ashoboye, iyo mbaye umunyantege nke nibwo imbaraga za Kristo ziza muri we. Kristo yashimye itorero ryitwa Philadelphia mu Byahishuwe igice cya 3, araribwira ngo ndagushimira kuri umunyantege nke ariko ukabasha kwitondera ijambo ryanjye ntunyihakane. Ntabwo Kristo kumukorera nibisaba gatuza, nibisaba imbaraga zimwe abakarani bakenera kugira ngo bapagase. Hoya ntabwo hakenewe izo mbaraga z'ubukarani kugira ngo Kristo dusohoze ibye. Hoya sagatuza, ahubwo ngo niyo tugaragaye nk'abanyantege nke nibwo imbaraga za Kristo ziba nyinshi muri twe zikabafuru. Paul aravuga ngo nzajya nishimira intege nke zanjye, ngo kuko iyo mbaye umunyantege nkeya nibwo imbaraga za Kristo zuzura muri mwe. Amahoro ya Kristo n'abandi namwe, reka mbasengera Imana. Umutwaro Kristo adukorera ntabwo uremereye. Ndagushimiye, ijambo ryawe ni rizima, ntabwo ribeshya kandi ni iry'ukuri. Haleluya. Harahirwa abaryizera kandi bakaryiringira. Haleluya. Bazarama, bazabaho. Mana ishimwe. Komeza uganze mu mitima ya buri wese, kandi buri muntu wese akwizere, yemere neza ko utadukoreza umutwaro uremereye, ibituvuna n'ibitugoye, nibyo twihangiye, nibyo twihimbira, ariko ubu umutwaro wawe ntabwo uremereye. Reka ukomeze ushoboze buri muntu wese wemeye kukwizera uko bitegetswe, ijambo ryawe rikomeze rimuhembure mu gihe nk'iki, mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Amen. Shalom. Yesu abakomeje. Turabakunda cyane.